Hi guys, murakaza neza kuri Shema Cook House. Uyu munsi nabazanye hagashya. Ngiye kubereka ubwoko bw'ibiryo ushobora gutegura uramutse ufite abashyitsi iwawe mu rugo cyangwa se ikindi kirori icyo ari cyo cyose. Urebe ino video yose kugeza irangiye kugira ngo hataza kugira ikintu na kimwe kigucika.
Ibi ni ibigize amafunguro ya mu gitondo. Dufite icyo twita smoothie, ni jus y'imbuto, tukagira amasambusa, crepe irimo viande hachée na fromage, iyindi smoothie, tukagira pancake ariho fruit hejuru, ndetse n'icyo twita sandwich benshi musanzwe muzi ahantu hatandukanye. Hano ni uburyo twari turi kotsa urukwavu rwacu nkuko mubibona. Hanyuma aya mafunguro ni aya saa sita, ashobora kuba ya nimugoroba bitewe n'igihe mugiye kuyafatira. Dufite salade y'imbuto, tukagira ifiriti, amakaroni ari mu rusenda, keke, inyama, salade ndetse n'imboga. Mumaze kubona ibiryo bitandukanye nateguye. Uramutse hari icyo wifuza kuba nakora video isobanuye neza, wakandika muri comment section hano munsi video mwakifuza ko ubutaha nakora isobanuye neza buri bwoko bw'ibiryo hano nari nakoze. Murakoze, mukomeze kuryoherwa na video yose. We stand to walk, love never go.
And forget the past year. It's a weekend. Rotating. So baby reset it. Jamala mind to refresh, yeah. Weekend. Rotating. Yes. So baby reset it. Jamala mind to refresh, yeah. What?